Iyo bavuze umuryango wumva iki? Umuryango ni umugabo, umugore ndetse n'abana. Iyo bamaze kugira abana bahinduka umuryango. No muri Bibiliya, igitabo cyera bamwe bacyita gitagatifu, mu gitabo cy'Abefeso igice cya 5 umurongo wa 21 handitse amagambo avuga ngo umugabo ni umutwe w'urugo. Ijambo umutwe ku mubiri w'umuntu uratekereza, uri mu bwonko, niwe ufata umwanzuro. Ariko ntabwo ufata umwanzuro wonyine, urabanza umutima ukaguhereza icyo gukora. Uratekereza, ukongera ugatekereza mbere yuko ufata umwanzuro. Reka tuvuge ku muryango. Umuryango ni iki? Kuva kera usanga ingo zibanye mu buryo butandukanye. Hari ingo zibaho mu byishimo, hari n'ingo zibaho mu kababaro. Ariko izi ngo zibaho mu byishimo usanga kenshi bakunze kunezerwa, ugasanga abana babo bafite imiringo, bafite kunezerwa mu mutima, ndetse bikagaragarira n'abandi. Ariko ingo z'iki gihe usanga benshi batabanye neza. Ntabwo navuga ngo abenshi, ariko usanga hari ingo zimwe na zimwe zitabanye neza. Iki kiganiro kiribanda ku ngo za diaspora. Ijambo diaspora rishatse kuvuga iki? Ijambo diaspora ni abantu bavuye mu gihugu cyabo bakajya gushakira ubuzima mu kindi gihugu, bakagera muri icyo gihugu bagatura. Iyo batuye barakora bakabona amafaranga, ariko icyo gihugu ntabwo aba ari icyabo. Gishobora guhinduka ikindi gihugu cye cya kabiri, ariko ari igihugu cye cya mbere. Icyo gihe uwo muntu aravuga ati ni umudiaspora, kuko afite igihugu yavukiyemo. Uyu munsi wa none ingo zo muri diaspora urasanga zifite umwuka mubi. Uwo mwuka mubi urava kuki? Kera muri Amerika umugore nta jambo wagiraga. Igihe cyarageze baribohora, abadamu barwanira ubwigenge bwabo, kugeza ubwo igihugu cya Amerika nangwa se United States bahatoye amategeko agaragaza yuko umugore ari umuntu w'agaciro kandi kagomba kumvwa. Uyu munsi wa none urasanga muri aba ba diaspora urugo ruragira ikibazo, bagahamagara polisi. Ikintu cya mbere bazi gukora ni uguhamagara 911. Ahangaha hararimbura ingo zacu nyinshi, kandi kuva kera na kare ingo zari zihari. Tukiri iwacu ntabwo twari tuzi 911, ahubwo twari tuzi guhamagara abasaza bakuze mu muryango, bakicaza abantu bakaganira, bagacoca ibibazo bikarangira. Ndibaza ese uyu munsi wa none kuki turi kurimbura imiryango tureba? Twabuze abajyanama. Aya mahanga turimo dufite abajyanama, na mbere yuko utekereza n'abajyanama bandi turasenga, dufite abapasiteri, dufite abakuru b'itorero. Kuki duhamagara polisi? Kandi guhamagara polisi, igihe uhamagariye umugabo wawe kujya muri polisi bakamufunga, icyo ni icyasha mushizeho. Icyo cyashya azakivanwaho kera. Azaje gusaba akazi, bazasanga mu byangombwa bye yarafunzwe azira icyitwa harassment, woman harassment. Icyaha gikomeye cyane, polisi zirurunuka. Uramenye, ntugakorere ikosa. Kosa ni ikosa rikomeye cyane. Uramufungisha ukumva ufite amahoro, ariko burya nawe ntabwo uba usigaye, kuko umugore n'umugabo ni umubiri umwe. Icyo gihe umugabo najyaho ikosa ntazabona akazi. Natabona akazi ntabwo muzabona ibyo kurya. Nimutabona ibyo kurya muzajya gusaba ubufasha muri leta. Ibyo byose ni ingaruka zo gufungisha umwe mu muryango. Ibyaha ni byinshi bitandukanye. Ibyaha muri Amerika, icyaha cyitwa gukubita umugore, nangwa se ikintu gisa no gufungisha umugore, nangwa kumubwira nabi. Ibi bintu ni bibi cyane ku rwego rukomeye. Umugore, irinde guhamagara 911 mbere yuko ushaka umugabo wawe yari afite umuryango aturukamo. Uwo muryango urimo abasaza, abo basaza n'abajyanama
gisha inama, reka guhamagara 911 utazitera ibibazo by'iteka uzi ngo uri guhima umugabo wawe. Reka tubane mu bwumvikane, reka ingo zacu z'uyu munsi zigira amahoro, tureke gukora ibintu mu bujiji, kuko ubujiji burica, ntabwo ubujiji bwubaka. Ubujiji burarimbura, ntabwo ubujiji ari bwiza. Reka tumenye yuko biragoye kugira ngo umuzungu wavukiye muri iki gihugu ahamagarire umupolisi kugira ngo afunge umugabo we. Bazi ibibi byo guhamagara polisi bahamagarira abagabo babo, none twebwe turabikora abantu bumva yuko dutewe ishema no gufungisha abagabo bacu. Reka diaspora dukanguke, tube maso, twongere tube maso. Aho guhamagara polisi uhamagara umuryango, nubona umuryango udashobotse uhamagara itorero. Abo bose ntabwo uzabura abagiye inama. Tushijuke, tube abantu bateye imbere, kuko turi mu gihugu giteye imbere. Umwami ibyegeranye wahise wamubona Rutaganzwa.